Kigali Focus. Burya Umufaransa yaravuze ngo le parole en prise une décision irréversible. Tugenekereje mu Kinyarwanda bivuze ngo ababyeyi bafashe umwanzuro ntasubirwaho. Ibyo nibyo bibaye kuri Marcus Rashford wafatwaga nk'ishyiga ry'inyuma muri Manchester United. Ikipe ya Manchester United igiye guhitamo kumutiza mu baturanyi b'i Villa Park ni nyuma yo kubura umwanya wo gukina bitewe n'uko umutoza Ruben Amorim kuva yaza muri Manchester United agasanga bafatwaga nk'ibimana harimo na Marcus Rashford ari ibipirizo birimo umwuka gusa. Ibyo byaje gutuma Marcus Rashford usibye no kubona iminota mike yewe no kwicara ku ntebe y'abasimbura asigaye abifata nk'inzozi ze ahura arota asaba Imana yewe ngo ejo zizaba impamo. Ese ni gute ikipe nka Manchester United kuri ubu iri ku mwanya ihagaze neza mu mwanya wayo yorera kumanuka mu cyiciro cya kabiri kurusha uko yaza mu makipe ane ya mbere yisanze Marcus Rashford atari ku rwego rwo gukinira iyi kipe? Ese ibi ni bya bindi abanyarwanda bavuga ngo abo umwami yahaye amata nibo bamwenyuye amatwi? Ibyo simbizi, gusa uko bigaragara kuri buri wese mu mipango ya Ruben Amorim, izina Marcus Rashford yatangiye kurifata nk'izina rya adversaire we mu yindi kipe itari Manchester United. Ngahe nguko Marcus Rashford ibiganiro bigeze kure bimukura muri Manchester United mu gihe cy'amezi 6 asigaje ngo iyi season irangire. Biramwerekeza mu ikipe ya Aston Villa, dore ko Manchester United yo yirengagije wa mugani w'abanyarwanda bagira bati icyo umwana aririye nyina aramuha, dore ko Marcus Rashford yo yishakiraga kujya muri FC Barcelona. Ngahe nguko ibya Marcus Rashford n'umuryango we w'i Manchester United. Ni Kigali Focus muri The Sport Roundup hamwe na Ndanyuzwe Bruce. Kigali Focus.